Ibihe birushya cyane, abantu benshi bazabikunda birarira bibona ari ndashima bikakaza ari byigenge batemera kuyoborwa n'umwuka wera, batemera umwuka wera ko abayobora ngo bikakaza birarira bibona ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Ariko wehoho ngo ujye ubatera umugongo, ukure gutera umugongo ibibi byose, ukure gutera umugongo abakora ibibi. Icyakoza ushobora kubafasha kugira ngo bave muri bya bibi, ariko ntukagendane nabo mu nzira zabo, kuvuga ngo ntugakore nk'ibyo bakora. Wehoho uba umuntu w'icyitegererezo. Ni Imana ishaka ku itorero, ni Imana ishaka ku bakozi b'Imana, ni Imana ishaka ku mukristo. Ukwiye kuba icyitegererezo. Iyo witwa umukristo uba witwa ambasaderi wa Kristo. Muri karitsiye urimo, aho utuye, aho ugenda, aho urara, aho uba, abo uhura nabo, abo wigana nabo, abo ukorana nabo, ukwiye kuba uzi kuri ambasaderi wa Yesu. Kuvuga ngo ibyo uvuga reba niba ari byo Yesu yakavuze, ibyo ukora reba niba ari byo Yesu yagakoze aho ngaho, uko witwara, uko wambara reba niba Yesu yakwambara nkawe, reba niba Yesu yakwitwara nk'uko witwara. Kuko iyo ubaye umukristo uba ubaye ambasaderi wa Kristo aho uri hose. Imirimo yawe izakurura abana bawe kugira ngo bakunde Imana yawe cyangwa bakurikire Imana yawe. Abaturanyi bawe bazakurikira Imana yawe kubera ko babonye imbuto zawe, imbuto z'umwuka wera, urukundo, amahoro n'ibiki byose, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza. Ibyo byose bizana kwera kw'Imana ku buzima bw'umuntu. Ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Impamvu niye nuko uri ambasaderi, impamvu niye nuko hano mu isi twe turi ambasaderi, dushinzwe kugaragaza Kristo, dushinzwe kumuzana aho dukora, dushinzwe kumwerekana aho tuba, dushinzwe n'ibyo koko ab'isi bazakurwanya, ab'isi ntibazakwemera, ariko ab'Imana bazakumva kandi bazakwemera. Ntabwo abantu bose bazakwanga, ntabwo abantu bose bazakurijegitinga, ahubwo abanje bumva ijwi ryanjye kandi iyo mbahamagaye baritaba. Yesu ashimwe cyane bakunzi b'Ihumure TV. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, n'umugisha w'Imana kuba twongeye kugaruka hano. Ndatekereza ko atari ubwa mbere tugeze hano. Amahoro y'Imana bane namwe cyane mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Pastor Janvier. Ndagira ngo dutange ubutumwa bwiza nk'uko Umwami Imana aduhaye kubuvuga. Turasoma ijambo ry'Imana mu Baroma ibice byaho 12. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko bene data ndabinginga, ubwo nuguhera ku murongo wa mbere, kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe bibwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Amen. Ndagira ngo mbabwire ko ibi ni by'umwuka wera ampaye kugira ngo tuganire namwe. Umwuka w'Imana ku masaha y'umugoroba yahoze amubwira kwigisha abantu holiness, kubwira abantu holiness. Teach my people about holiness. Holiness, kwera. Iyo tuvuze kwera ni ukubaho nta mugayo imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ni ukuvuga ngo abantu bo bashobora kugira ibyo wenda bagusiga cyangwa bakakuvuga, ariko wowe ubwawe uba ugomba kuba uhamye n'umutima wawe, kandi n'abari hafi yawe bagomba kuba babizi ko bihabanye n'ukuri. So kwera, kubaho wejejwe, kubaho mu buzima bwo kwera. N'ikimana dushakaho, n'ikimana twifuzaho, ko turabo yaremye mu Befeso ni kwavuga ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Imana yahereye kuva kera kugira ngo tugenderemo. Kuvuga ngo Imana yaturemeye kugira ngo tugirirane umumaro, tubeho dukora imirimo myiza. Imirimo myiza, hari imirimo dukorera Imana, hari imirimo myiza dukorera n'abandi natwe ubwacu. Kuvuga ngo mu mirimo myiza uba ugomba kwitaho, ukikunda, ukitaho, ukihesha agaciro, ukiprotokora, ukikorera gahunda nzima, ukarya neza, ukambara neza mu gihe ubifitiye ubushobozi, ukaba heza mu gihe byemera. Kandi reka nkubwire ko ubukire bwa mbere buba mu mutima. Iyo ubukire buri mu mutima burasohoka bukaza n'inyuma.
ntabwo kuba heza ari ukuba uba mu nzu z'ibitabashwa, ahubwo naho uba ushobora kuhakora neza kugira ngo ube mu buzima bugaragaza icyubahiro cy'Imana, ubuzima bugaragaza icyubahiro cy'Imana. Uko uri, uko usa, uko ugenda, uko uvuga, uko wambara, uko ubana n'abandi bikwiriye kuba bizamura icyubahiro cy'Imana ku buzima bwawe. Abakubonye bakavuga bati ariko Imana ishimwe kuko uyu muntu ni umuntu w'Imana, ni umukristo. Turabo yaremye rero ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, yaduhamagariye kwera no gukiranuka. Imirimo myiza, kwera ni ukubaho ukiranuka kandi muri byose, ni ugukiranuka muri byose utanduye. Reka nkubwire ko bazajya mu ijuru ni abantu bejejwe, ni abantu bejejwe badafite ikizinga, badafite umunkanyari. Ugomba gusohora ikintu kibi cyose, ugomba gukura ikintu kibi cyose mu mutima wawe, mu buzima bwawe. Ugomba kubaho wejejwe mu by'ukuri, kuko n'ikimana idusaba, n'ikimana twifuzaho mu bihe bisa nk'ibi. Yesu agiye kugaruka kandi araza vuba cyane bidatinze, kuko ibimenyetso birabigaragaza. We nubwo atazi uyu munsi, ariko ejo hawe ntabwo uzi ngo bizagenda gute. Ejo ushobora kuva mu mubiri, uvuye mu mubiri ese byagenda gute, kuko hari iyindi si wimukiramo. Ugomba kuba wejejwe isaha n'isaha, witeguye kugira ngo birushaho kugenda neza. Pawulo rero yandikira Abaroma aravuga ati bene data ndabinginga, niwo mutwaro yari afite. Aravuga ati ndabinginze bene data, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Kwera rero tubasha kwezwa ku mibiri yacu, tubasha kwezwa mu bugingo, tubasha kwezwa mu mwuka no mu mubiri. Ni ukuvuga ngo tugomba kwezwa mu bitekerezo byacu, akaba ari ibitekerezo byera. Yesu ashimwe cyane. Uziko Yesu yigeze yabwira abantu, ababwira ati gusambana ntabwo ari biriya bya fornication byo kuryamana gusa, ahubwo n'urebye umugore akamwifuza bamaze gusambana. Kuvuga ngo ibitekerezo byawe bigomba kuba nabyo biri ku murongo wo kuba byejejwe. Umutima wawe wejejwe, nta nzika, nta bibi, nta rugomo ushyiramo, kandi ururimi rwawe rukaba rwejejwe, amaboko yawe yejejwe, ubasha kurekura icyacu, ubasha gutanga, ugafasha abababaye, ukagira gute. Yesu aravuga ngo azirata abantu, azavuga ati rwose bimwe wakoreraga bamwe woroheje ni njyewe wabikoreraga. Iyo ugiriye neza mugenzi wawe, iyo ugiriye neza umuntu, uba ubikoreye Imana. Iyo utumye umuntu aseka akabaho neza, uba ubikoreye Imana. Iyo ubangamiye abantu, iyo ugize nabi abantu ugatuma babaho nabi, ukarya ibyabo cyangwa se ugakora mbese ukababaza abantu mu buryo koko wababaje, nyine uba wababaje n'Imana, kuko abantu ni ab'Imana. Kandi Imana yaturemeye kugira ngo tugire imirimo myiza, yaturemeye kugira ngo tube ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Amaguru yawe akwiriye kuba yejejwe, amaguru yawe iyo tuvuga amaguru nawe akwiriye kuvuga ubutumwa bwiza, ibirenge byuzanye inkuru nziza y'amahoro. Ugomba kujyana inkuru nziza y'amahoro, ntuteze umudurungano cyangwa akaduva cyangwa se impagarara mu ahantu ariho hose, ahubwo aho ukandagiye haba amahoro, aho ugeze haba amahoro, abantu banezerwe ku bwawe, abantu bagubwe neza ku bwawe. Imibiri yacu ikwiriye kuba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Hari igihe buriya Satani akenshi iyo umaze kumurokore arwana no kugira ngo uzabe umurokore ariko urinjije, ufite ubujiji, umurokore udasoma Bibiliya, umurokore utazi icyo gukora. Ibyo bintu abashaka kugira ngo abikwigishe kandi abigushyiremo. Ariko niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abaroma avuga ati ndabinginga imibiri yanyu muyirekure, kuko Satani ashaka gukoresha umubiri wawe, ashaka gukoresha kugira ngo agukoreshe mu kazi ke. Umuntu umwe yaranyoreje akana ati umwanzi Satani hari igihe ajya ankoresha mu biraka bye, ngo ndi umukristo ngo ariko ngo ajya nkoresha mu biraka bye. Kuvuga ngo ntabwo ukwiriye kuba umukristo ariko ujye ukoreshwa mu biraka bya Satani. Usange uri umukristo, waririmbye indirimbo z'Imana, waririmbye indirimbo ziruhura umutima, ariko usange uri kuvuga bene so nabi, cyangwa usange uri kuvuga amagambo adakwiriye mu kanwa kawe. Bibiliya iravuga ngo ariko weho umuntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ujye uhunga irari rya gisore, ujye uhunga ibidakwiriye, ujye uhunga. Kuko Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ati umenye ko mu bihe bizaza hazaba ibihe birushya cyane, abantu benshi bazaba bikunda, birarira, bibona ari ndashima, bikakaza, ari ibyigenge, batemera kuyoborwa n'umwuka wera, batemera umwuka wera ko abayobora, ngo bikakaza.
birarira bibona ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zawe, ariko wehoho ngo ujye ubatera umugongo. Ukwiriye gutera umugongo ibibi byose, ukwiriye gutera umugongo abakora ibibi. Icyakoza ushobora kubafasha kugira ngo bave muri bya bibi, ariko ntukagendane nabo mu nzira zabo, kuvuga ngo ntugakore nk'ibyo bakora. Wehoho uba umuntu w'icyitegererezo. Ni Imana ishaka ku itorero, ni Imana ishaka ku bakozi b'Imana, ni Imana ishaka ku mukristo. Ukwiriye kuba icyitegererezo. Iyo witwa umukristo uba witwa ambasaderi wa Kristo. Muri karitsiye urimo, aho utuye, aho ugenda, aho urara, aho uba, abo uhura nabo, abo wigana nabo, abo ukorana nabo, ukwiye kuba uzi kuri ambasaderi wa Yesu. Kuvuga ngo ibyo uvuga reba niba ari byo Yesu yakavuze, ibyo ukora reba niba ari byo Yesu yagakoze aho ngaho, uko witwara, uko wambara, reba niba Yesu yakwambara nkawe, reba niba Yesu yakwitwara nk'uko witwara. Kuko iyo ubaye umukristo uba ubaye ambasaderi wa Kristo aho uri hose. So ndagira ngo wigenzure, nagiye nigenzure, kuko biradufasha cyane kugira ngo twinjire ahera. Ni Imana igusaba, kuko mu kubaha ijambo ry'Imana, mu kugendera mu ijambo ry'Imana, bizagufasha kugira ngo rikweze. Ijambo ry'Imana niryo ritweza, ijambo ry'Imana niryo ridutunganya. Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumwemeza ibyaha, kugira ngo abashyitse ari ku gihagararo cya Kristo. Kuvuga ngo ubutumwa bwiza turimo turavuga nibwo butweza, bukeza n'imibiri yacu, bukeza n'ubugingo bwacu. Ijambo ry'Imana niryo rikubwira ngo ntukagire gutya, ntukakore gutya, uzajya ugira gutya. So rero iyo wemeye ijambo ry'Imana rikayobora ubuzima bwawe, ubwo ndatangiye kwinjira mu bintu bishobora gutuma wezwa ni ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira iti Yosuwa, ntukarorere gusoma ijambo, uzajya urisoma ku manywa na nijoro kugira ngo uryitondere, umenye ibirimo, umenye ibyanditswemo, kugira ngo ubyitondere. Ntabwo wakwitondera ibyo utazi, ntabwo wamenya ibyo utazi, ukwiye kumenya. Bibiliya iravuga ngo nimumenye ukuri kuzabatura, ariko utamenye ntabwo wabatuka, ntabwo wabohoka. Burya nushaka gusengera umuntu ngo abohoke, niyige, namenye. Ubumenyi nibuzamuka muri we, akamenya, agasobanukirwa, azabasha kuba delivered. Deliverance ikomeye cyane ba mu ijambo ry'Imana. Isengeye umuntu gutya ntiyige, ntagire ubumenyi bwo kumenya ikimuteraho gituruka n'iki kizana kigikurura, ngo amenye n'umuti wacyo n'uburyo yakira imitinga n'uburyo yagihangana nacyo. Iteka ryose numara kuhava ya demoni izagaruka. Ariko nimumenye ukuri, nimumenye ukuri. Ukuri ni Kristo, ukuri ni ijambo ry'Imana. Imika Kristo mu buzima bwawe, mu byo ureba, mu byo uvuga, mu byo utekereza. Imika Kristo. Kristo ari hehe? Kristo mujyane mu kazi, Kristo mujyane muri business yawe, mujyane mugendane mu modoka, mutambukane mu nzira, mutambukane mu kivungi cy'abantu, ugiye gusura mu miryango, aho uri hose gendana na Yesu. Kuko nubana na Yesu, ndagira ngo nkubwire ngo uzarushaho kwera imbuto, kandi imbuto zigumaho. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe barishushanya, ab'iki gihe bashaka kugira ngo babe Kristo ariko babe n'abapagani, bashaka gufata impande zose. Ntabwo bikora mu bwami bw'Imana. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, niko Abafilipi 2 handitse ngo nubwo yari Imana ntiyabonye ko kuhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yicishije bugufi, yemera kwambara akamero k'umugaragu w'imbata, yisiga ubusa, aca bugufi aramanuka kugira ngo agire icyo ageraho. Guca bugufi byamubanjirije kugira ngo azahabwe icyubahiro, azashyirwe hejuru. Nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba ayandi mazina, yaba mu ijuru, yaba mu isi, yaba munsi y'isi. Izina rya Yesu Kristo riri hejuru. Niryo twizera, kandi niryo riduha confidence zo kwirukana abadayimoni. Niryo riduha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no guhagarara tugatsinda kandi tugashikama. So rero mugire umutima mushya muri Kristo Yesu. Nushaka kwigana, nushaka kubaho, nushaka kwitwara, uzitware nka Yesu, uzatekereze nka Yesu, uzabe nka Yesu. Ushobora kumbwira uti birakomeye, ariko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Nubishakira ku bantu ntibizashoboka, nubishakira ku Mana bizashoboka. Abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'Umwuka Wera w'Imana bizemera, bizakunda, kubera ko Umwuka azagushoboza gukora byose. Reka nkubwire ko iyo umuntu akikunda, iyo umuntu agikunda umubiri we, ntabwo ashobora kunezeza Imana. Biravuga ngo ukunda ubugingo bwe akaburutisha ubwanjye azabubura, ariko udakunda ubugingo bwe kubera ubwanjye azaburokora. Ni ukuvuga ngo nukunda umubiri wawe ukawunezeza, ukawuha ibyo wifuza, ntabwo uzanezeza Data wa twese. Ariko mureke
mureke imibiri yacu ihinduke ibitambo byera. Igihe bajyaga gutamba, bajyaga batamba umwana w'intama utagira inenge, udashaje, utagira inenge, yes, ugomba guhora uri mushya muri Kristo Yesu, kandi ugomba kuba udafite inenge, udafite ikizira, udafite umunkanyari, udafite ikintu cyagutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Reka nkushimire rero wowe wumvisha ubutumwa bwiza, ariko nkurarika kugira ngo ugire imitekerereze nk'iya Yesu, ugire umutima nk'uwa Kristo. Kristo ahari agenda gute, yakwitwara gute muri iyo situation yawe? Niyo mpamvu Paulo yanditse agakomeza abwira abantu ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'ukwezwa kutejejwe batazabona umwami Imana. Hepfo muri ibi bice, muri iki gice cya 12 haratubwira ngo niba binashoboka kurwanya uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Buriya Imana idutegeka kuyikunda, idutegeka kuyubaha, ariko ikategeka no kubana n'abantu amahoro, kubaha abandi, kubaha abantu, kubaha abantu, yaba bakuruta abo bubahe cyane, ndetse n'aburuta ubaha agaciro, kuko icyubahiro kibanzirizwa no kuba wabaye umugaragu w'abandi. Yesu yaravuze ati sinaje gukorerwa ahubwo naje gukorera. Niba ushaka kuba mukuru uba umugaragu w'abandi. Nicyo Yesu yabwiye abantu. So mugire umutima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza Imana ishima kandi bitunganye rwose. Ukwiye kumenya iby'Imana ishaka, ukwiye kumenya iby'Imana ishima, ukwiye gusobanukirwa n'icyo Imana nsaba, n'icyo Imana inyifuzaho, n'icyo Imana ishakaho, hanyuma kugira ngo ubyitondere. Niko Imana yabwiye Yosuwa, amubwira ati rero bizatuma utsinda, aho uzakandagiza ikirenge nzahaguhereza. Niyo mpamvu asoza Yosuwa yabwiye abantu, arababwira ati umva mbabwire, ngiye rwose akazi kanjye ngiye kugasoza, ariko ndashaka kugira ngo mbabwire mu gice gihera, ubwo no kuvuga 24 murongo wa 15, bivuze ngo niba mutekereza ko gukorera Imana ari ibintu bisuzuguritse, atari ibintu bikwiriye, ni uyu munsi mwitoranyiriza Imana mukwiriye gukurikira. Aravuga ngo ariko nubwo mwese mwagenda, nubwo mwese mwahakana ibyo twatangiye, ibyo twinjiye, nge n'inzu yanjye tuzakorera Imana, nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, ngewe n'inzu yanjye twahisemo neza gukorera Uwiteka. Ni ukuvuga ngo ntabwo yavuze ati ngewe nzakorera Uwiteka gusa, ngewe n'urubyaro rwanjye, abakobwa banjye, abahungu banjye, imitungo yanjye, ibyanjye byose tuzakorera Uwiteka. Kuvuga ngo ukwiriye kwezwa, kandi ukezwa nabo mu rugo rwawe rwose. Imana yigeze yavuga mu itangiriro ngo icyatumye Imana ihamagara Aburahamu ni ukugira ngo atoze abo mu rugo rwe kubaha Imana. Imana iguhaye urugo, Imana iguhaye umuryango, ntabwo iba ikikubara wenyine, ibiguhaye inshingano zo kugira ngo uzane Imana muri urwo rugo rwawe. Ni inshingano zawe zo gutoza abana kubaha Imana. Ntuzavuge ngo barananiye, oya, ni inshingano zo kubatoza kubaha Imana. Menyereza umwana inzira y'Imana akiri muto, azarinda asaza atari yayivamo. Impamvu ibi bintu tutabivamo, twabitangiye turi batoya, none aho tugende dukura, tugende turwana hamwe, dutsindwa ahandi tunesha, ariko impamvu tutabivuyemo uyu munsi tubikomeyemo kandi dukomeza kubikomeramo, ni ukubera ibyo twatojwe mu bwana bwacu, tukomeza kubikuriramo. Kandi uyu munsi wa none turabagabo bo guhamya Kristo, kuvuga menyereza umwana mutoya, menyereza umwana muto. Twebwe ntabwo twavukiye mu bantu bakijijwe, twavutse batazi Imana, batanatwemera, baranatwanga, baraduta, baraduhana. None si wowe ko wamenye Imana, kuki abana bawe batakura ngo batoze kubaha Imana? Bo bafite n'ubigisha uri hafi. So ugomba kwezwa, nabo mu rugo rwawe rwose bakezwa, kuko imibiri yacu ni ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Akenshi uzasanga abana bo ku mukristo badashaka kuba abakristo. Kubera iki? Ibyo bakubonana Imana yawe ntabwo bayibona, ntabwo babona Imana yuzuye. Ariko reka nkubwire, nibabona imirimo yanyu myiza ngo bazahera ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Imirimo yawe izakurura abana bawe kugira ngo bakunde Imana yawe, cyangwa bakurikira Imana yawe. Abaturanyi bawe bazakurikira Imana yawe kubera ko babonye imbuto zawe, imbuto z'umwuka wera, urukundo, amahoro, n'ibiki byose, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza. Ibyo byose bizana kwera kw'Imana ku buzima bw'umuntu. Hanyuma rero ntabwo umuntu utera azabona Imana. Mubabera nk'uko nawe aboneye, mubonere nk'uko nawe aboneye, muse nk'uko nawe asa.
nta wundi cyitegererezo dufite. Yesu yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Nta muntu n'umwe ushobora kujya kwa data atanyuzeho. Nta muntu n'umwe bishobora kwemera atemeye kunyura mu nzira nanyuzemo. Niyo mpamvu yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Cyakoza hari undi muntu umwe wigeze kubivuga, Pawulo niwe wavuze ati mugere nanjye ikirenge mu cyanjye nk'uko nakigeze mu cya Kristo. Kuvuga ngo ukwiriye kwezwa ukagera ku kigero abandi bantu bagukurikira, abandi bantu bakurikira imvugo yawe n'imikorere yawe. Ukwiriye kugera ku kigero abantu bimitatinga ukuri, bakavuga bati nanjye cyangwa ngasa nawe cyangwa nkamera nkawe. Niyo mpamvu Abakristo iryo jambo ryavuye ku ntumwa mu gihe zabanaga na Yesu, bakavuga bati bano bantu ni aba Yesu kuko bakora ibitangaza nk'ibyo yakoraga, bavuga nk'ibyo, mbese bameze nkawe, ni Abakristo, ni aba Yesu. Naho iryo zina ryavuye. Niba kubona bavuga bati ko kuriya ni ambasaderi wa Yesu mu kazi kawe, muri banki ukoramo, mu akazi ukora kaba gaciriritse, ibyo wabubamo byose, ndagira ngo nkubwire ngo reka Kristo agaragara aho hantu. Uri ambasaderi wa Yesu aho uri hose, mu buzima bwose urimo, mu kazi kose urimo urakora. Ntukite gato, ntukasuzugure, kuko ako ngako n'ubu mwizerwa Imana izakugeza no mu bindi ushobora kumva urota, ushobora kumva ukeneye, ariko bumwizerwa muri bike uzongererwa. Kuko ufite azongererwa, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Kuvuga ngo niba usuzugura bya bindi nabyo uzabyamburwa, ariko nutabisuzugura bizongerwaho ibindi. Imana iguhe umugisha cyane kuko uri muranyumva cyane. Ngo nk'uko umubiri umwe hari umwe, ariko dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zikaba zifite umubiri umwe, umurimo umwe. Natwe niko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Ahantu tubarizwa, address yacu iri muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Umuntu umwe yigeze yavuga ati nsengera, ndashaka Imana nzajye mu ijuru, ndashaka kugira ngo nzajye mu ijuru. Kandi ni umukristo umaze iminsi cyangwa umaze igihe mu itorero. Namubwira indi rero warasigaye cyane, kuko twebwe urede tuba mu ijuru, twe dutuyeyo. Bibiliya irabivuga mu Befeso ibice byaho 2 ngo namwe yarabazuye abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, ubuntu nibwo bwabakije, ntabwo byatewe n'imirimo yanyu, ntabwo byatewe na kavukire, ntabwo aho ngaho twari gusigara, ahubwo ngo yaratuzuye kubw'ubuntu bwayo, itwicazanya na data mu ijuru mu buryo bw'umwuka, natwe turiyo. Rero ari abantu bafite bamaze gushikayo, babayo, batekereza kandi bakora nk'uko ijuru ririmo rebategeka, barahari cyane. So rero ndamubwira nti ijuru ukwiriye kuba apana gutegereza ngo Yesu azaza. Ijuru ukwiriye kurituramo ukiri hano ku isi. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu bajya bavuga bagereranya urugo ngo rwiza ko ari ijuru ritoya, ariko ubundi ntabwo dukwiriye kuba no mu ijuru rito gusa, ahubwo tugomba kuba no mu ijuru riruta ayandi majuru. Kuvuga ngo aheza haruta ahandi heza. Ijuru ndegereranya n'ibiri hejuru, by'amaso atarumva n'iby'amatwi atari yabona. Amaso atari yabona, amatwi atari yumva, nibyo bintu nita ko ari hejuru mu ijuru. Kuvuga ngo rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mube hejuru, mutekereze ibiri hejuru aho Kristo ari. Mwe gutekereza ibintu biciriritse, mwe gutekereza ahantu haciriritse, mutekereze ibiri hejuru. Imishinga yawe utekereze iri hejuru. Uvuga n'ubwenge buri hejuru, ukore ibiri hejuru, ntugakore ibiri hano hasi, ntukifuza ibintu biri hano hasi cyangwa ngo wegeranye n'ibiri hano hasi, ahubwo uzamuke, kuko Kristo ari hejuru. Kandi natwe abo Yesu yahamagaye kandi abitirirwa Kristo, dukwiriye kuba hejuru cyane mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nubana na Yesu uzaba hejuru y'abadayimoni, uzaba hejuru y'abapfumu n'abarozi, uzaba hejuru y'indwara, uzaba hejuru y'ubukene, uzaba hejuru y'ibyaguteraga ubwoba, byahoze bigutera ubwoba uzabitera ubwoba, uzabihagarara hejuru, kuko imitekerereze yawe iragutse iri hejuru. So rero arakomeza aravuga ati nuko dufite impano zitandukanye kubw'umubuntu twahawe, ariko ubuhanuzi duhanura uko twizera, uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha. Iyi ni imirimo myiza. Cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwarana umwete, ubwo ni abategetsi, atwarana umwete, ugira imbabazi azigira anezerewe, urukundo rwanyurwe kugira uburyarya, mwanga ibibi, urunuka muhorane byiza. Ibyo nibyo bintu birimo birabwirwa abera, nibyo bintu biri kubwirwa umukristo. Urukundo rwanyurwe kugira uburyarya, mukunde abantu bose, ndetse ngo n'umwanzi wawe nasonze umuha icyo kurya, nagira inyota umuha icyo kunywa. Nicyo ijambo ry'Imana rivuga.
ntimuvumane, ntimukabavume, ntimukabagire nabi, ntimukitura abantu nabi babagiriye, ntimukavuga abandi ko nabo babavuze. Oya, renga iyo mitekerereze ya giswa, renga iyo mitekerereze iciriritse. Yamvuze nabi nanjye nzamuvuga, yankoreye nabi nanjye nzamukorera nabi, yanyimye ibi nanjye nzamwima ibi. Oya, ntago uraba umukristo. Yesu yaravuze ngo nimukunda ababakunda mukanga ababanga, ko ariko n'abapagani bameze, muzamutandukaniye he? Niki kizabagaragaza ko muri abanjye? Aravuga ati ahubwo umwanzi wawe nasonza, nubu nasonza ukabimenya, muhereze icyo kurya. Kuvuga ngo ugomba kugira imitekerereze nk'iya Yesu, mugize umutima mushya wari muri Kristo Yesu. Kubyumwete ntimubi byangwe, kubyumwete ntimubi byangwe, mbese abanyabute mu yandi magambo. Murimbane mu mitima yanyu, mukorere umwami wacu, mushime, mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Hano mwese hari amakuba menshi, ariko ntimuzagamburure, ahubwo muzihangane kandi musenga mushikamye, kuko Uwiteka abasha gutabara abageragezwa. Mugabanye abera uko abakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Yes, ibyo ngibyo nuko nguko mugerageze kugenda mufashanya uko abantu bakennye. Uziko intumwa nta bukene bagiraga, ahubwo barafashanyaga, barahagararanaga. Abarenganya mubasabire umugisha, musabire nimubavume ababarenganya. Yewe ababarenganya ntibazabura, ariko ngo ntimubavume. Niyo mpamvu Yesu atigeze avuma bamurenganyaga, ubwo yaravuze ati data wababare kuko batazi icyo bakora. Ntago bazi icyo bakora. Huya wibavuma kuko kubarenganya bwo bazabarenganya, niko ijambo ry'Imana rivuga. Niba igiti kibisi bakigenjeje gutya, none se icyumye bizagenda gute? Mu yandi magambo, niba Yesu baramuvuze nabi bakamugirira nabi, wowe urinde wo kugira ngo batakuvuga nabi. Aha, ntago bishoboka rero. Aravuga ati ntimuzabavume, ahubwo muzabasabire umugisha. Muzi imitima, ntimukarikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukite abanyabwenge, ahubwo muhore mushaka ubwenge. Ntimukite abanyabwenge, ntimukagire, ahubwo mujye muca bugufi. Hano ari kubigisha guca bugufi. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde. Ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Impamvu niye nuko uri ambasaderi. Impamvu niye nuko hano mu isi twe turi ambasaderi, dushinzwe kugaragaza Kristo, dushinzwe kumuzana aho dukora, dushinzwe kumwerekana aho tuba, dushinzwe nibyo koko abisi bazakurwanya, abisi ntibazakwemera, ariko ab'Imana bazakumva kandi bazakwemera. Ntabwo abantu bose bazakwanga, ntabwo abantu bose bazakurijegitinga, ahubwo abanje bumva ijwi ryanjye kandi iyo mbahamagaye baritaba. Imana ibamugisha mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Nicyo ngicyo rero kwera, holiness nicyo bivuze. Imana ibamugisha, murahamagarirwa kwera no gutunganywa rwose kuko umwami wacu Yesu Kristo abishaka. Kandi bizashoboka gute? Bizashoboka ni wimika Kristo, ukimika ijambo rye, ukarikunda, urisoma kandi ukarigenderamo. Imana ibamugisha, Imana ibagire neza mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Ndagira ngo ngusengere muri uyu mwanya. Data wa twese, ndagushimiye icyoro kibi cyawe, ndavuze ijambo ryawe nk'uko urimpaye kurivuga. Reka ugire neza abatwumvise, badukurikiye, bagubwe neza, kandi ijambo ryawe ribakoremo umurimo. Ijambo ryawe rifite imbaraga, iyo risanzwe urwaye riramukiza, iyo risanzwe uryumvishe yabuze icyerekezo rimuha icyerekezo. Reka imbaraga z'umwuka wera rero zikore ibyo ntabasha kubasabira, ibyo ntabasha kuvugira ahangaha, byose bakeneye umwuka wera bishyire mu buryo. Ndagushimiye, imbaraga z'Imana zibabeho uhereye none ukageza iteka ryose, kandi umwuka wo kwera wazeho, bezwe kandi batunganywe kuko igihe kiri bugufi. Icyoro cyo cya Data wa twese mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.